Yesu ashimwe bene data bakundwa, ndabashuje mu izina rya Kristo, abakunzi banjye, abakunzi ba Naweza, ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Mwe Imana baho umugisha, ni wa mwanya wacu mwiza okugana ku ijambo ry'Imana. Ni mama Matilda kandi nzanye ijambo ry'Imana, nzanye inkuru nziza zuko Yesu agira neza. Haleluya. Turagushima Mana yacu yo kwizerwa no kwiringirwa. Tugeze mu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, ngwino ubane natwe tugirire neza, kuboko kwawe kwiza kubane natwe, ntudusige ntutureke Mwami, utangirane natwe uze gusozanya natwe, ineza yawe tubonekeho, ngewe n'abakunzi ba Anaweza twese. Ntacyo nashobora utabanye nanjye kandi utanshoboje Mwami. Imbaraga zawe n'umwuka wera nibibe kuri jye, unkoresha iby'ubutwari, ndakwemereye Mwami Imana. Cyubero no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi ba Anaweza, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Tujye mu gitabo cya Yeremiya, ariko ijambo uyu munsi tugiye kuganiraho rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo tuzayambaza, ngo nituyambaza tuzayibona. Haleluya. Nituyambaza tuzayibona. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu yiteguye kutugirira neza, nituyambaza tuzayibona. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya hano 29 guhera ku murongo wa 11. Yeremiya 29 guhera ku murongo wa 11 haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzawumvira. Uzanshaka mu mbone, nimushakana umutima wanyu wose. Haleluya. Muzanshaka mu mbone, nimushakana umutima wanyu wose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data, iyi si inkuru y'ibyiza yuko nidushakana Imana umutima wacu wose tuzayibona. Imana nituyishaka tuzayibona, nituyambaza izatugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Kandi ijambo ryayo riratubwiye ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hano muri studio kubera nicaye umwanya muri hangana, abakunzi ba Naweza murabona ko ndiho ndihanagura, ariko ibyo ntibibakure mu mwuka. Bibakure mu mwuka. Bibakure mu mwuka. Umukozi ku murimo nyine nuko biba bimeze. Haleluya. Ngo tuzamushaka tumubone, nitumushakana umwete n'umutima wacu wose. Kandi ijambo ryatubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Aho wahumvise mwene da? Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi, niko Uwiteka avuga. Sinzi ko wahumvise neza. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Mwene data, waruzi ko ibyo Uwiteka yibwira kugira ari byiza atari bibi? Erega nibikure mu mutima yuko ibyo Uwiteka yibwira kukugira ari byiza atari bibi. Haleluya. Ngo tuzamushaka tumubone, nitumushakana umwete wacu wose. Tuzamubona. Ngo tuzamubona, nitumushakana umwete wacu wose. Nitumwambaza tuzamubona, niko Uwiteka avuga. Ngo kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi. Ushobora kuba mvugana n'umuntu uri unyura mu bintu bikomeye, uri unyura mu bintu bimuruhije, noneho akavuga ati se uyu mubyeyi aranshinyagurira. Ibyo Imana yibwira kungira ni byiza, kandi ndi mu ntambara, ndi mu gahinda, ndi mu marira, ndi mu ntimba, ndi mu bikomeye. Ubusuyungu yaravugana nanjye iki? Naje kubwira ngo ibyo Uwiteka yibwira kugira ni byiza, naje kubwira ngo uzamubona, uzamushaka umubone wewe, ahubwo mushakana umwete. Koko uzamubona, ni garanta duhaye, aradusezeranije ko tuzamubona. Humura komezwa no kumenya yuko Imana iri hafi yawe, ngo tuzayishaka tuyibone, nituyishakana umwete wacu wose. Isungemwo, yongeremo izindi mbaraga zo gushaka Imana no kuyishakana umwete wawe. Wishakire mu bikorwa byiza, wishakire mu rusengero, wishakire mu nzu y'Imana, wishakire mu gusura abarwayi, wishakire mu bintu bitandukanye, uzayibona. Uyishakire mu ijambo, wishakire mu gusenga, uzayibona. Imana yacu irashoboye, ifite kugira neza kwinshi. Tuzayishaka tuyibone, nituyishakana umwete wacu wose n'umutima wacu, tuzayibona. Izatugirira neza, izaturengera, kandi izadutabara, kuko ni nyembaraga. Mwene data, humura komera, Imana ntizagusiga, ntizakureka. Yego uyu munsi urarira, urababaye, urakubititse, urihebye, uri mu bikomeye biruhije, ariko humura, Imana yacu iri hafi yawe. Uzayibona, yishakana umwete, iriteguye kukugirira neza. Kandi kigeretse kuri ibyo yibwira kukugirira ni byiza.
umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe, kandi mwene da nta mugambi w'Imana uzaburizwamo. Ibyo yakugambiriyeho byose bizagusohoraho. Urukundo rw'Imana ni rwinshi, umugambi wayo ni mwiza. Humura, ntabwo izakureka, nta nubwo izagusiga, izakugirira neza. Irashoboye gukora ibirenze ibyo uyisaba. Imana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Ihanga amaso, soma ijambo ry'Imana rigukomeze, senga, jya mu nzu y'Imana, terana n'abera, shaka Imana, uyisenge, uyiyegure, uyikomereze, uyitabaze, uyitakambire, izakugirira neza. Ku ijambo ryayo riravuze ngo tuzayishaka tuyibone, nituyishakana umwete wacu wose. Yiteguye kutugirira neza. Kandi inshuti yanjye, nubwo bikomeye uyu munsi, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo ibyo yibwira kukugira ni byiza si bibi. Nubwo urihurira, ariko Imana yiteguye kuguhoza amarira. Nubwo urwaye, Imana niyo mukiza wawe. Nubwo utaka, nubwo bigukomereye, ariko Imana ibyo yibwira kukugira ni byiza. Ibyo se ntibikwiriye kukubera igitsikamutima? Ibyo ntibikwiriye kugukomeza? Ibyo ntibikwiriye se kuguhumuriza? Kumva ko ibyo Imana yibwira kukugira ari byiza? Kumva ko utazahora urira? Erega siko bizahora kubategereza Uwiteka. Umugambi wayo ni mwiza, izakurengera, izakurenganura. Humura, Uwiteka ntabwo azakureka, azakugirira neza. Ukuboko kwe kurabanguye kugira ngo arwanye abanzi bawe, arwanye ibikurwanya. Imana niyo kwiringirwa kandi niyo kwizerwa. Mwene data, ndagusubizamo imbaraga nkubwira ngo humura, Uwiteka arashoboye kandi azakugirira neza. Soma ijambo ry'Imana, iyegereza Imana. Yavuze ngo nituyegera izatwegera, kandi ngo nituyishaka tuzayibona. Niko ijambo ryayo ritubwiye. Ntabwo izakureka, ntabwo izabura kukugirira neza. Ahubwo va mu bunebwe, va mu kwiganyira, va mu gahinda, va mu marira, kuko ibyo ntacyo byakumarira. Ahubwo isunga Imana, uyishake, wishakane umwete, uyikomerezeho, izakugira neza, ntabwo izakureka. Uwiteka ni Imana y'imbaraga, ni Imana ibasha gukora ibirenze ibyo tuyisaba, ni Imana itagira ikinanira. Uhereye kera kose iri uko yahoze, bimwe yagukoreye ubasha gukora n'ibirenze ibyo. Ntabwo yakureka nshuti yanjye. Iraje kuringaniza hataringaniye, iraje gucagagura inzugi z'imiringa, iraje kukurengera. Ni Imana ibifite umubiri byose. Ni indwara se, ni amakuba, ni ibyago, ni ubukene se, iraje ibasha no kwishyura amadeni. Ni abana batiga, byose irabishoboye, bifiteho imbaraga, nta kigeze kinanira. Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Ibyo yibwira kukugirira ni byiza, kandi nta na kimwe mu byakugambiriyeho kizabura kugusohoraho. Icyo naje kukubwira rero mwene data, tuzayibona nituyishakana umwete. Ongera umwete, uyishake. Nk'uko ushyiraho umwete wo gukora mu kazi, ugashyiraho umwete wo gucuruza, ugashyiraho umwete wo kurera abana, ugashyiraho umwete wo gukora ibintu byinshi bitandukanye, nta na kimwe tuzabona twicaye. Byose bisaba ko tubishakana umwete, ko tubikora dufite imbaraga. Ese Imana yo niyo tuzicara gusa ikatugirira neza tutateye intambwe tutayishatse? Yaravuze ngo intambwe imwe yacu nituyitera izatera 99 idusanga itugirire neza. Uwiteka rero akugirire neza, akurebana amaso y'impuhwe, komerezwe mu mbaraga zayo. Uwiteka Yehova nakubera urutare ruzima, agukomeze, asubize intege mu bugingo bwawe, kandi ugwize imbaraga zo gushaka Imana, nayo izakugirira neza kandi izakurenganura wowe urengana. Uwiteka aguha umugisha rero mukunzi wa Naweza. Ijambo ry'Imana urisakaze ku bandi kugira ngo tubabwire kugira neza kw'Imana. Kore subscribe kuri iyi channel, dufatanye gukora uyu murimo mwiza w'Imana. Kore kuri ako kazogera kugira ngo ibyo dukora bijye bikugeraho. Dufatanye muri uyu murimo mwiza, ko jye mba nateye intambwe nawe utera intambwe, duhurire hagati dukora umurimo w'Imana. Muhati wacu ntabwo ari ubusa ku Mwami, izaturengera, izaza, ntabwo izatuza kandi ntabwo izaceceka. Nubwo waba unyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, humura, aho naho Uwiteka arahagera. Imana ikugirire neza. Turagushima Uwiteka Imana yacu nziza yera yo kwizerwa no kwiringirwa. Turaguhimbaje kubwira ijambo ryiza. Uri Imana nziza, iyo tugushatse turakubona. Utwibukije ko umugambi wawe ari mwiza ku buzima bwacu, utazatureka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Bakunzi ba Naweza, ubagirire neza aho bari hose, ubasure, ubasange mu byifuzo byabo byose, bakubone, bagirirwe neza nawe, kuko imbaraga zawe ari nyinshi kandi kukubera hose icyarimwe Mwana. Ntihagire umuntu n'umwe uzabona iri jambo, yaba ari none cyangwa ikindi gihe, uzabura kubona ineza yawe, kuko uri Imana ikora cyane ibirenze ibyo tuyisaba. Icyubahiro n'ikibi cyawe ubiteho, bitwararike twese Mana, tubone ineza yawe, tuzagume tuvuga imirimo n'ibitangaza ukora mu buzima bwacu. Icyubahiro n'icyawe Mwami, akoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Shalom shalom bene data.